Nshuti bakunzi b'ikinamico iwacu mu rwacu, mu gice cya mbere cy'umukino Shingiro yakurikiye Mudugudu ngo agaruze ihene ye. Ese amaherezo yabaye ayahe? Dukurikire umukino. Umwana wabuzeze mbe Ruhama, iyi baruwa mbona munsi y'urugi ubu ni ubuhoro ko numva nkutse umutima ra namubwiraga nzi ko turi kumwe, none dore yageze yigendera. Reka muhamagare. Mbe Ruhama, Ruhamanya. Yego ndakumva Suza. Banza ugaruka usome iyi baruwa ye, dore ndayibonye amabere arikora. Nyabona Suzana, reka njye kureba iby'umuhungu wanjye Shingiro. Hariko ibyo ntawamenya wabona zamwirengera. Ntuzizi se? Ariko ushatse waza ugasoma tukumva ibyanditsemo, kuko ndabona atari gusa. Ndumva muri gishyamba atari byerupe. Ariko Suzana mugore wanjye, ubu ko ntabwo ushobora gushishoza ngo uyisome. Reka da, uretse no kuba narize make, amaso nayo ntanyoroheye. Ntuzi se ko nsigaye ndeba ibikezi bya bindi bamwe bajya bita ngo ni ibirorirori. Ikindi kandi wibuke ko zirambura agasani zayamennye igihe zamundaguraga. Yawe nta kundi nyine. Ngaho zana numva ibyanditsemo gusa nanjye ndayireba iyi baruwa ngumva ibikaba biranguka rwose. Akira. Twumve baruwa rwose. Baruwa rwose kasi baruwa usanze munsi y'urugi. Reka nsome numvera. Kubagize umuryango wa Ruhamanya Dominique. Mbere na mbere mbanje kubiseguraho, kutwiseguraho. Kuko mutari buze kumenya uwanditse iyi baruwa kubera impamvu zo gusigasira umutekano wanjye. Suzana ibintu bike noneho. Ikindi mugira umutima ukomeye, kuko ibyo ngiye kubabwira ari inkuru y'incamugongo. Ngaho rero mana yanjye. Ko y'incamugongo se bira ni inkuru kiki? Reka nkomeze twumve. Muri make rero bantu b'Imana, ubwo umuhungu wanyu Shingiro yakurikiranaga Mudugudu ashaka kugaruza ihene ye. Ngo Shingiro ajemo guteze kandi ntabwo byamuguye amahoro, kuko ihene Mudugudu yayigejeje ku kagari. Bimwe byo ku kagari bya bindi byatuzengereje by'abagitifu. Katwumve. Ubwo Shingiro hageze atangiye kubaza iby'iyo hene ye. Katwumve. Gitifu w'akagara afatanyije na Mudugudu baduhaye itegeko ryo gufata Shingiro tukamuboha. Imana ishobora byose uko nyumvira. Mana yanjye ngo bakamuboha. Kareka twumva ariko. Bakamuboha Ruhama. Kanzibona twumve. Itegeko ryo gufata Shingiro tukamuboha, kuko nanjye nari mu bahawe iryo tegeko. Mana yanjye. Urumva uyu wanditse iyi baruwa n'uwahawe itegeko ryo kunyicira umwana. Ryo kumwica. Reka dukomeze twumve. Tumaze kumuboha twamukubise inkoni nyinshi. Baramukondaguye koko. Ariko ibintu ibiki birimo iki gihugu. Batubwira ko tumuterera mu biro by'akagari. Nyumvira ibiro by'akagari twatekerezaga ko ari ibiro byo kudufasha. Ubwo twamushyize nyine muri ibyo biro by'akagari ari intere.
ku bana bacu Shengera umwana wanjye. baramwishe zaramuriye arega barazivuze abavantara reka twumve ku buryo saa 8 zo mu gicuku ari njye wategetswe kujya kumujugunya mu rufunzo ngo kumujugunya mu rufunzo, kumujugunya mu rufunzo rumwe ruherereye munsi yo kwa Gakima iruhande rw'isumo. Kandi twari kigeze cyaramutwaye. Reka twumve kuri rya sumo ryo kwa Gakima rira sumo ndago yarikira katwumve. Kandi twari twategetswe ko tugomba kumunogonoramo umwuka wa Imana yanjye we. Baramwishe. Byararangiye. Ariko koko aba bantu koko ibi byo kwica ibi bintu koko reka ngomeze twumve. Komeza twumve Mana yanjye. Tuhamugejeje nabwiye abo twari kumwe ko bigendera. Urumva ko ari kumwe n'abandi bantu ariko niwe wari wahawe itegeko ryo kwinyicira umwana. Ngo tuhamugejeje nababwiye ko abo twari kumwe bigendera ko njye ndi bumwirangirize aho kumurangiza namubohoye imigozi yari muboshye amaboko n'amaguru. Urumva yagize imbu ariko bose ntabwo ari babi, harimo abeza. Reka twumve amaboko n'amaguru mukura n'igitambaro cyari cyashyizwe mu kanwa ke. Urumva ukuntu bari bamukoreye torotire. Aba bantu barakibuka n'agafaransa. Nubwo nize harako neza bamukora ikiragira cya torotire. Aba bantu nabicanyi akabako Suzanne. Ubundi musigaho agatima kagitera. Wasanga kiriho we. Wasanga gihumeka. Reka dukomeze turebe icyo gukora. Burya rero twese abo muri iyi ngome ntabwo turi babi. Nibyo rwose uvuze ukuri. Ntabwo bose ari babi. Ni ririya terabwoba bakomeza badushyiramo ariko burya harimo abeza pe. Ntabwo turi babi ahubwo badukoresha amakosa tukabura uko tubigenza. Yego rwose. Ngaho rero nimujye kureba muri urwo rufunzo wenda mwasanga agatima kagitera. Hari igihe yaba akiriho. Reka twumva si umugira neza abahora umugira neza ngo yabaho. Ikibazo ntiyanatwibwiye. Reka twumve nimusanga kiri muzima ntimumutware kwa muganga. Gute kubera iki kandi reka twumve ahubwo mumwiteho ari mu rugo. Ubu nanjye ngiye gufata iy'ubuhungiro. Igendere rwose kugira ngo zitazaza kumwica. Urumva ko niba zamutumye kwica umuntu ntamwice bakazabona ko irimo ubuzima bamushaka nabo bakamunogonora. Nigendera arakoze rwose ntabwo atagize Imana imuherekeze. Zinyarwanda reka twumve kuko hamenyekanye amakuru ko akirimo umwuka nakicwa. Ariko iyi ngoma yo kwica iyi ngome gusa ningera mu buhungiro nzabibwira. Bazatwibwira disi. Nubwo uyu muntu atatwibwiye yewe igendere uri umuntu nyamuntu wuzuye ubumuntu. Mbega ibyago, mbega ishyano, mbega akaga. Ruhama, none se Ruhama ubu dukora iki koko? Tubigenze ute koko? Umva nawe ra gusa urabona hari ikindi twakora rutse kujya kureba umwana wacu tukareba kagihumeka. Suza tugomba kujya hariya rwose tukareba kagihumeka. None se ubu watabaza tukagenda turi benshi izi nkenya ko zihora zibikiriye zishaka uwo zica. Ngira ngo nawe urabizi zatwirenza pe. Reka muri aba baturanye ntawamye umwanzi n'umukunzi kandi urabizi neza ko ari abavantara niyo gahunda bihaye.
urabizi ko ari gahunda bihaye yo kutugonganisha yo kutugonganisha ubwo rero ntabwo niko twabigenza vuba tugende hari igihe twasanga imana rwose igikinze akaboko rwose ikimufite mu biganza nibyo rwose reka tugende ndabona Suzana tebuka turebe ko twamutabara yewe ubunyerere bwo muri iri tumba nabwo ntabwo bworoshye none reba n'izi nyangabirama zikomeje kudusonga zo ukabura amagara wahora ari iki se mugore mwiza bavuye ishyanga inyuma y'ishyamba ngo batuzaniye ishya ubu bunyereri nabwo kubi ntabishya baje bahetse ishyano batubeshya amahoro kandi bazanye amahano ngo bazanye ituze mu barutuye kandi ari ibituro baje gutuza aha mu barutuye hehe byo ukajya ngo baje kutwunga kandi ari kutwanganisha muri gakondo ngo baje kutuvuna kandi baje kutuvuna yemwe wahora ni iki kubona baryamiye amanyanga bakisegura ikinyoma se dore bakenyeye urwango biteye itekinika impumeko yabo ni ukumena amaraso wo kabura amagara wo kagukugasa kwari ibyo byabo se erega si abantu ni ibisa abantu ihame ry'amahoro ryarabahunze rwose baje bava ngo bazanye ipfundo ry'ubumwe kandi usuba ubumwe bavugaga rwose cyari gipfunyika gipfundikiye urupfu erega ntibagire ipfunwe ryo kudupfobya nta byishimo iwabo bahorana umushiha bishima ari uko bamaze kudushimuta bo gashimutwa na nyamunsi ese mama ko mbona iminsi ihishe byinshi iki gicu kibuditse kiramutse kivubuye bakugamaye nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda ndabona urufunzo turugezeho umva na wamugeze bisuma urimo urasuma ruke tugende tunyomba rwose turebe ko twamugwaho umva nifitiye ubwoba kwaba buragasani babituye bakihishe muri uru rufunzo wabona natwe batugiriye nabi batwirenza da bakamudukurikiza umva Suzana erega humura yewe shyira umutima hamwe ntacyo tuba rwose ihangane ukomeze unyerereze dore n'ubunyerere umeze nabi shyira umutima hamwe ntacyo tuba ayiwe ruhamanya we dore nguyu shingiro wacu bamuciye umutwe umwana wanjye mana yanjye we nguyu bamuciye umutwe ruhamanya yo bamwishe nabi bokicwa na mugiga umwana wanjye shingiro ariko n'ibintu bikigoko ngiye kuvuza induru maze baze badufashe gutwara uyu murambo dore ntabwo twawibashisha Suzana ariko ndabona uyu nguyu atari umuhungu wacu dore uyu murambo ndabona ufite indege ye kandi umwana wacu nta ndege yagiraga ariko rero ndabona natwe turi buhakwe ubu se disi uyu bene we bazi aho yaguye ubu se bazapfa bamubonye koko
suza ko numva ijwi rimpamagara suza. ayiwe dore nguriya shingiro ari gusaba kurikira vai tumwegere turebe ko agitera agatima. Mbega ikibazo. Umva suza, ihambira icyo gitambaro wambaye mu mutwe, umuhungu uzurebe ko yatora agatege. umwana wanjye ntabwo ari bubeho dore yavuye amaraso mu kanwa no mu mazuru mandwa za data noneho turazibanga tuzerekeza hehe ko Umva Suzanne, humura kuva ataviriye mu nda Imana iramurokora rwose. Ahubwo reka dukoreshe uko dushoboye turebe ko twamugeza mu rugo nk'uko wamubwira neza yatubwiye. Urumva naho tumujyanye kwa muganga zirambura agasani zamurangiza da ntubizi se. Nge ndakoresha ibishoboka byose muvurishe imiti ya gakondo kandi arahembuka pe. ukagira imana we imana imuhembure. Igitangaza rwose. Ibaze nawe kuba tumugejeje hano mu rugo nta muntu n'umwe uduciye iryera. oya rwose nibyo imana ibisingirizwe pe. iki ni ikimenyetso ko ashobora gukira. Ubwo rero tumaze kumukandisha amazi ashyushye, ubu mu kanya ngiye gushaka ubwungo burimo ikinitenete n'umutumba. yego rwose Ibi rero ni ibigiye kudufasha kumwunga ubundi nshake rurahoze aze kumurumika. Nizeye ko arahita rwose yoroherwa atora agatege. nawe ngo arebaho Arahita atora agatege rwose. mbe Ruhama ko mbona Marita aza yerekeza hano kandi atakundaga kutugenderera ubu ni amahoro. umutima wanjye nturi hamwe sinzi niba uzasubira mu gitereko vuba. Oya rwose uriya mubyeyi Marita nta mukusha agira ku mutima, ahubwo reka twumve ikimugenza ahangaha rwose. Yemwe aba hano mwaramutse. Mwaramutse neza Mari. Marita mwaramutse rwose murisanga. Niko ye. Amakuru ari guhwihwizwa ahangaha hanze aha. Yencamugongo yaba ariyo. Baba we. Iyi mbura gasa n'ingoma mpotozi tuzayikizwa n'Imana y'u Rwanda we. Shingiro. Ari guhwihwisa ko ngo yaba yaburiwe irengero cyangwa se yaba yishwe. Nicyo kitumye nza n'ubu buhoro buhoro nkibaguzwa. Dore ko mu nyangire hanze babonye nza hano byankururuka ugasanga nanjye mbigendeyemo. Niko bimeze. Yaburiwe irengero se yaba akiri muzima se baba bamuhitanye dore ko icumu ryabo rihora ricanye. Yewe nta nubwo ndi butinde rero dore nsize umugabo wanjye yitegura kujya mu kazi. Nuko nanze kuza ku manywa ariko komera ari nkuzaniye akantu ko kugufata mu mugongo ngaho akira uze kubona n'agatike cyo kwirirwa uzenguruka hose ubaririza aho yaba yagiye. Ngaho komera amakuru yanyu yampereze nturara utambwiye nyabusa we. Komera aho umubyeyi usanze umubyeyi aguye. Yewe bahatereraho twatsi. urakoze cyane wa mubyeyi we, urakoze kuza kutuyagira. Uriya mubyeyi arakoze cyane. Arega na kera na kare kose niko byagendaga. Kera inyarwanda zitaraza icyo niko byagendaga rwose. U Rwanda rukikibereye mu mudendezo dutabarana muri byose. Nge nari namwishishe dore nawe uzi ibyo. Oya uriya mubyeyi Marita ntari bige rwose. Ego Yezu w'i Nazareti Bikira Mariya we, mbe Ruhama biteze kandi habaye iki? Ishyano riraguye ngo uwo mudugudu aragarutse. Ese buriya rureteta rugana hego? Mbega agasuzuguro. Ariko Suza Karame waretse ngazana icumu ryanjye ngamurahiraho twinikaga. oya Ruhama ntugakore mu maraso ejo atazagusama. Ahubwo reka twiyumanganye ariko twihagarareho. Yewe aba hano muraho kwa Ruhamanya muraho. Turaho dute se mutaranyereka n'umwanya wanjye shingira ahantu mwamushyize? Ceceka ibyanyu byatahuwe. Ibiki se kandi ariko muzatuburabuza kugeza ryari
kuri iterabwoba aho dufite amakuru ntakuka ko umuhungu wanyu Shingiro yahunze igihugu yamaze kujya hanze gushinga imitwe y'iterabwoba kugira ngo azaze kugirira igihugu nabi n'umukuru w'igihugu. yego rero hasoni ubwo uzanye iterabwoba ngo tutakubaza umwana wacu. Umwana wanjye muramuriye none ngo agiye ceceka wagakecuru. agakecuru n'inyoko. Mumenye ko ahangaha umunsi hazaba umutekano mukeya byose ari mwebwe muzabibazwa muzabiryozwa. Nga tuzabiryozwa ese ubundi kuba twayihene ngo ugiye kutuzanira mitiweli iyo mitiweli tuzaniye iri hehe? vuga uvuye wagasaza we uretse n'aya mitiweli do sante muteganyirizwa gutanga amafaranga ay'ibishingwe ay'umutekano ay'umuryango wa FPR Inkotanyi guteganyiriza ejo heza hazaza aya minaro ndetse n'ay'agaciro. Muri kubyumva nizera ko aho ngaho ntacyo ngomba guhinduraho. Erega ayo yose nandi mudusaba twiteguye kuzayatanga kuko nta mahitamo dufite. Mwaradusesemo gaseserwa na nyamunsi. Erega uretse n'ibyo turacyakeneye amafaranga wagurishije iriya hene uvuga ngo ugiye kutuzanira mitiweli. Izo mitiweli turacyazikeneye. Nubwo bwose wagira ibyo uvuga byose ngo tuzatanga andi mafaranga tugomba guhera kwa yari wagurishije iriya hene. Arewe ubahita arasobanurira umuhungu wawe iyo yagiye gushinga imitwe y'iterabwoba none ugaruye iby'ihene. Umva mudugu wikomeza kudukora mu jisho twibutsa umwana wacu Shingiro. Nongere nkwibutse yuko iki gihugu gifite abantu babiri. Hari umukuru w'igihugu hakaba nanjye umukuru w'umudugudu. Bityo rero ndategetse ngo 2:00 zo mu gatondo ejo uzaba uri ku biro by'akagari usobanure ibyo umuhungu wawe yagiyemo. Uramutse utaje tuzaza kukwitwara kandi tuzagutwara intambiki. Uri kunyumva? Umwana wanjye Shingiro muramuriye ngo nanjye nzaze nitabe ku kagari ntaho nzaza. Cyangwa ubuyobozi ntabwo mubuzi mwebwe. Erega natwe amategeko turayazi nyine. Nihe wabonye umuntu bamuhamagaza nta convocation? Oya nadusobanura ahantu bashobora guhamagaza umuntu nta convocation bamuhaye. Je gushamba ibyo navuze yavuye mu kanwa rihita rihinduka itegeko. Wavuga utavuga ntimwanyicira umwana ngo nanjye ngo muze mu nyice. Ntabwo dushobora kuzaza. Ntabwo tuzita.